mutima wanjye yego ndikumva nishimye cyane sinzi rero kwibona ko nezerewe mu maso yanjye kwibona ndakubona n'ukuri ndishimye ndikumva mana ndikumva ninjye mukobwa gukunzwe muri Kigali ndumva ninjye mukobwa ufite umusore gitangaza mana abakeka ziri mu rukundo nana uri mu rukundo pe mbona nanjye ndameze gutya kabisa kuri rero mwese amenya ko na can't wait ku munsi w'ubukwe bwanjye ndumva mutegereje ni ibintu narifuje kuva kera cyane none Imana yakabyara yamuje n'umusore akumenya azi gukunda umusore arakunditse kuko yagutwaye ubwenge bwose cyane pe cyane kandi umusore ushaka gutekereza ndamukunda kandi nawe rigara nkunda cyane kandi nawe ndagushimira kuri inshuti nziza nereka kuba inshuti nziza se nkakora iki kuri uramfasha nakuba utagize Imana igikumira umugisha nawe warakoze kuba inshuti nziza ako hari ikintu ndi kwibaza igikise nana uriya musaza n'uriya musore uzabafatanya gute shira icyo kibazo rero sinshaka no kubitekereza ko mba numva ari ibintu bigoye pe ubwo bizagenda bite simbizi uriya musaza ndeba kumureka nareba ni Kigali ko nyine nawe nabo namufite nkumva rwose ni ibintu bigoye none bizagenda gute niyo bwo musaza afatiye nini keke no so nta kuntu najya mbara nana ibyo bintu byo bireke niba uhisemo kumesa kamwe ukavuga uti ngiye kubaka ukiyemeza kubaka ukumva ko ugiye gushinga urugo hari uduce tumwe na tumwe ugomba guhagarika nk'utwo duce tw'abasaza n'abasore n'ibiki abantu bose niba abandi bashobora guteza ibibazo mu rugo rwawe no mu rukundo rwawe ngaho ukabareka nana ukabareka kuko reka nkubwire niba uri muri relationship iri seriye koko nk'uko uri kubivuga ukaba mufite gahunda yo kubaka n'uwo muhungu umukunda nawe agukunda urahitamo kimwe urahitamo umusaza cyangwa uhitamo uriya musore kuko nubahitamo bombi umwe muri bo azangiza umwana wawe sheri gumva buri wese afite icyo arushundi umwe ashaka kunshyira mu rugo undi aramfasha nyine biragoye mwese wahisemo kimwe umva ngiye kugira inama ko ugiye kubigenza nana mesa kamwe fata umwanzuro kumva ugende wicaze uriya musaza umuganirize umubwire ko ufite mariage abonye fiance abonye umukunzi uri kumva mushimire mbwa ati waramfashije n'ibyo Imana ishimwe warakoze aho ugejeje ukora ni byiza ariko none igihe kirageze ko ibintu tubihagarika kuko ngiye mfite ubukwe nabonye umukunzi kugira ngo hato bitazaragusenyera bikagutandukanya n'umuntu wawe nta wamenya satani ukuntu agerageza shakike uriya musaza nana wivuga ngo uriya musaza rwose ngende kubikubwira nk'inshuti yawe ntabwo ndi kugutegeka ariko ikintu nakubwira azibukira mbona ukuri nzayimubwira ariko wivuga ngo nzayimubwira wowe bipange umusabe gahunda yo guhura nawe mwana ugenda uhitemo kimwe uhitemo kugumana n'umusaza cyangwa uhitemo kugumana n'umusore hato ntazakubona muri media hano bari kukwandika barega bavuga ngo dore umukobwa ngo biki n'ibiki ngo wagize gute na gute sibyo kandi ibintu bikuga n'ibyo ntabwo ndabona shera bamagaye allo Michelle Disafi nta kibazo wakinjira urinjira ukomeze imbere tukubona yego sawa mwero ndimo ndakubona sawa mva yarahageze araje agsuze mbonera umugabo sha hanyuma umbwire niba nari hello ça va meze neza mba mwibikiye reka bite se mumeze neza tumeze neza cyane hanze hari izi imodoka yashyushye ya hatatu none se sawa ndakubona nanjye ndakubona sheri rero twihuse uyu ni umushiti wanjye yitwa Keke ni best friend wanjye akaba nawe azaba marene wanjye byanyabyo cyane hanyuma sura we nawe ndakubwira ko ari sheri wanjye is my fiance nanjye ndishimye murasaba
turasa muri seriye murasa kugira amarene w'inzobe nawe uri inzobe c'est bon ahubwo shika tubwire umusirikare aza kwakire no kwashire ndagiye shiri kuri kwihuta cyane tuzi ko mufite akazi kenshi ahubwo muryoherwe noneho nanjye nimbora umwanya ndagaruka nta kibazo ngaho bye shiri gira akazi kenshi n'isura nzezera se mwagiye mugira ibyo ni nyuma y'ubukwe nyuma y'ubukwe darabura iminsi mike sawa marene wacu okay murakoze cyane nishimiye kubabona rwose nanjye vraiment yego tuzongeye duhure murakoze muryoherwe sawa murakoze cyane sikumureba cyane yego mbega umusore umusore ni wanjye shana nampfiriye kuri sibyo ntabwo ngiye nakisoni rero ntabwo wakotoye ariko nabonaga nsaba Imana umusore mwiza ufatika niba ari uko asari n'akazi gutanga keye arabizi umusore ntabwo akaba ari inyangamugayo ari umuntu mwiza inyangamugayo byo ni ibintu umuntu aba atwereka ariko ntabwo tuzi ngo bimeze rwose ntacyo ndengeje kanjeje urazanye wagize uriya musaza shiyaza gutinywera rero ndi kubwira nuko uko bimeze njye mfite ubukwe nabonye fiance wabonye nabonye fiance wowe se njyewe hari ubwo ari bibi se wagiye gushaka fiance se nagiye kumushaka oya twarahuye turakundana hanyuma turakundana nyine dufite ubukwe turi gutegura ubukwe ese warambeshyaga nakubeshyaga iki ariko wowe uri umugore wanjye yego ko okay sorry ko nsetse ariko ntabwo ndi umugore wawe nawe urabizi ufite urugo rwawe ufite umugore wawe so nanjye rero igihe kirageze ko nanjye ngira urugo rwanjye urugo rwawe yego si umugabo se ushaka yego cyane none se ndi umugabo uruta benshi ahubwo yego uri umugabo pe uri umugabo cyane ariko nturi umugabo wanjye wowe ufite urugo rwawe nanjye nyine kugira urugo rwanjye sinzi niba utari kubyumva ntabwo nigeze nabirota mu nzozi rwose wowe ugenda ukansiga ngo ugiye gushaka umugabo ntuzumva amaherezo ari ayahe amaherezo nyine uri umugore wanjye w'igihe cyose ubuzima bwose niyo mpamvu nkwitaho ndakuzirikana igihe cyose uko ingana ngwino tubane rero niba ndi umugore wawe ngwino tubane si ibintu byumvikana ugira ikibazo kize hari igihe ntari wawe nakoye iwanjye ariko hari ikintu utari kumva neza urari iwanjye unyitaho rwose kandi ndanagushimira urakoze ariko ntabwo uri umugabo wanjye nshaka umugabo wanjye w'isezerano yego uragaya isezerano tudafitanye cyane ntabwo amasezerano se akora iki avuga iki ko hasezerana babiri njye nawe dusezerane twanasezeranye turakundana turabana nguha byose ndakora nkazana amafaranga konti yawe irabihimbye ufite bizinesi ukora twasezeranye urukundo ndari wawe ntacyo nyima ubayeho neza urya neza wambaye neza abagore bakwipimaho hano muri uyu mujyi ni bangahe ariko erega hari ibirenze ibyo ngibyo ibirenze yego ni ibiki nkwiye sinzi niba utari kubyumva nanjye nkwiye ngeze mu myaka mikuru maze gukura nkwiye kugira urugo rwanjye nanjye nkabyara nkagira abana wenda nubwo bitavugitse neza ariko nuko kuri njye ntabwo ndi umugore wawe ndi inshoreke yawe reka nemere nitwe gutya kugira ngo ubyumve ngo utere inda se yego hanyuma se numara kuntera inda uraza tubane mu rugo rwanjye njye nawe tubane nk'umugore n'umugabo cyatwara iki se oya pe nyine uburenganzira bwanjye nanjye nkagenda nkubaka ntabyo nshaka kumva ibyo urasubiza amafaranga yanjye se wowe urimo uranguriza se wowe urimo uranguriza ibyo wariye uzabigumane
ariko ibikorwa byanjye ubu nsubiza ubivemo mbiha abandi. Ibyo ushaka iya salo yo mu mujyi ya miliyoni 30 zose hanyuma imodoka ugendamo. hanyuma wowe twararanaga nk'iki? Umugabo n'umugore none Umugore wawe wigize nabi. Umugore wawe se wanjye rwose w'igihe cyose ubuzima bwose. inde mugore wawe? Njye twarasezeranye njye nawe. Reka nkwibutse ko ntari umugore wawe. Urananiye. Jewe nibyo nakubwiraga, mfite ubukwe, mfite fiancé, nkwiye kugira urugo rwanjye, we nturi umugabo wanjye. Ndabyanze. Wanze ibiki? Nabikubwiye ntuje rwose nakubashye, ariko nturi gushaka ko twumvikana. Okay, none ikintu kiriho ni iki? Ntabwo ndimo ndagusaba uruhushya, nabikumenyeshaga. Njye mfite fiancé, ngiye gukora ubukwe. Ariko niki cyaguhinduye? Icyampinduye no mu fiancé nabonye umusore nkunda nanjye ndisobanukirwa, menye ko nkwiye kugira urugo, ndambiye kuba inshoreke, ngenda birambiwe. Okay, noneho nimba ibyo ntari murabyumva, nakubwiye ngo mfata ungire umugore wawe tubane njye nawe mu nzu. Siko bidashoboka. Ntibishoboka. Mfite umugore n'abana bakuru, bikorwa ndazwi, urabizi. Ndabizi rwose. So rero ikintu cyari ni iki? Ntabwo nagusaba uruhushya, nakumenyeshaga. Ndambiwe kuba inshoreke, kandi nizere ko wabyumvishe neza. Ako gahungu ngiye guhangana nako. Alo. Bite. Ni buhoro. Harya wampa nomero. Washakira telefone ya wa undi ugira abasore bajya bakosora abantu. Yime muri message. Yime ngirira vuba, mfite shida. Yes boss. Wa mutipe ndamubonye arinjiye. Neza rwose ubagezemo. Niho ndi, none se ubwo ndabikubwira nabireba. Ahubwo mbwira icyo gukora. Sawa. uzi uburyo uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye se? I know, kandi nawe urabizi ko umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. Ndabizi cyane. Navuga ntabwo ndambirwa kukureba buri kanya. Noneho rero uriya munsi ubukwe bwacu. Uriya munsi wawe uvuga ni utegereje cyane ariko subiza abakobwa tuba twafiye cyane. Ako mbara umbwira uzaba umeze gute? Bibe nzameze gute? Nyine ndabizi ko bizaba bimeze neza, ariko noneho abakobwa bazakwambarira uburyo muzamumeze, mwinjira mbareba nicaye imbere, urabona bera bintu. None mfite abakobwa beza basa neza, ariko sheri nyine I can't wait ku wawe neza, umugore wawe. Nzaguhobera bwa mbere turi mu nzu mu cyumba twenyine, nicare hariya ngo ucurangira agapiyano ntuje, urumva nkuririmbire, ubundi turyame nta gukanguka. Sinzi ikintu nyine sinzi ukuntu nashimira Imana, but ndishimye cyane, ndishimye ko ngufite, ni by'agaciro. Byanyabyo. Nyine nsigaye numva ntuje kuba ko hari.
humura ndi uwawe ahantu hose uri ubuzima bwanjye. Thank you. I love you. I love you too, baby. Ariko nabonye Imana irankunda bya hatari kubera kumpaye nyine ikakugira uwanjye tukaba turi kumwe gutya. Ndi umunyamugisha kobwa cyiza. Twese turabanyamugisha. Urumva buri wese afite icyo amariye undi. Umuntu aba yarahuye n'abantu benshi ariko nyine wowe washatandukanye. Uzi gift nzaguha. Nice. Raise. Nikubwire. Mbwira sheri, mbwira sha. Siri please. Nsugwambye. Please mbwira. Nzayikubwira. Uzayibona nayizanye. Ariko nyine tutatandukana mba numva twakigumanira. Nateguye imodoka 6 zo mu bukwe bazi. Ziki? Zizagendamo abantu urumva nta muntu ushaka ko zigira yitegera kuko biragora bira bintu mu bukwe rega bebe. Cyane umva ariko ngewe nyine I can't wait kabivuge nicaye. I can't wait nyine ko nuriya munsi ndumva nashyushye cyane. Cyane ariko nagushaka kubyumva. Baza umunsi nzabyuka ngasanga uruwanjye. Nundi nduwa ko nzaba official imbere y'umuryango imbere y'Imana. Batse nkagusoma ku izuru. It's okay. Wow. Sheri kanza telefone yanjye dore maze umwanya ntayifite. Okay. Reka ndebe ko nta muntu wambuze. Ngo yerekeze. Oya nta kigumandaje. Wanguke. Ndabanguka sho. Gumahonga uruzi rumenyera urugo urumenyera ni iki nabakoze murashaka urugo ndakubaza hano ntago wamenyerwa ubimenye we nanga gato Hasoni nakubwiye wowe ngo ntukupfure igira hirye dayiri sezi intebe sinjya mvuga kabi udatuma amaguruka tugahita tubonana we wangu wowe kandi sha wowe nje nkubwiza ukuri attention ariko basi mwafunguye murashaka murabaza iki kwe mu magucu utongera uhano ninde wakubwiye kuhagira uhagira nkandi ubundi wowe buri munsi hano haza nkande nicyo nkubaza mbesire wakibuso neze tukavugana wowe rongera gushwira urambo nicara ngaho ntunanyeganyega avuga uvuga mu nzirika mpambira ceceka cyangwa urengure mirongo miyana ndimo ndababara amaboko ceceka cyangwa nze ngukanyaga ahubwo nimba ari nabyo ushaka ceceka we nakuvuga utanga sikura kuvuga wongera unavuga sapato wowe gute umenyera urugo uraruzo umenyera wowe urugo umenyera uraruzo aragira nongera gushwira arahita mbona ceceka ravuga uvuga iki haguruka umugabo uri muranyica ndi we ceceka uzongera kumenyerana cyo nkubaza uri muranyica ba nakubona kuri muranyica nakubona kuri kunjara Yes sir. Allo? Namubonye ubu ni ukuvuga ngo ni sawa cyane rwose ndamufite 100% 5 kwa 5. Okay, I'm waiting to you sir.
hano wamenyera nkande wamenyera nkande wowe uzongera kugaruka hano uzambona umuntu abakubwira kugira ngo ujye mwende gute wowe kumuna kubwira n'umwe esa bimaze bite seka mwiriwe papa dore n'uyu nguyu maze igihe yisiritse imbanga n'uyu kabisa venke ni wowe umuziti sinabagabo banshaka uyu n'uyu nguyu niwe narayimba kuki wavunaguriye umwana ko se siwe wambaye misiyo si wambaye misiyo cyo kuvunagura umwana wanjye se none se ibyo ndabizi ibyo hari byo wigeze umbwira wambaye misiyo urambwira uti genda ukora ibi n'ibi ndabikora noneho gutangiye kumpinduka gute ahubwo ubu ngubu nanakikaho gusa n'ubibona kukimenyera uru rugo gute uyu ntubona ko ari umwana wanjye ndabizi njye ubuse ntuzi kureba ubona ko dusa ukanyica umwana gutya ntabwo nari mbizi Usha désolé ni wowe ugenda hasi ni wowe ugenda muri uru rugo ngiye papa uyu ni sheri wanjye ni fiance wanjye ariko sinzi ikintu abagabo banshaka murashaka wiki kweli ni wowe utereta uyu mukobwa se fiance wanjye niwe tugiye gukora ubukwe fiance wawe niwe wambwiye n'uyu mwari mugezeho mukuru ubukwe se ariko sinzi ikintu abagabo banshaka utabanje kumunyereka ngo murebe mumenye ni uyu nguyu yego niwe wamambuye ntamuhambuye umugabo umwamburisha Saidi bwari umukuru n'umugozi mugire vuba ariko namwe mukajye mukura nk'abantu b'abakaritasi twete ngaho waguruka utware buhoro ngaho icara uzajya ubanza ubaze akomuze niwe wamaye akazi ngo urambwira uti genda ukore no misi ngo genda wishe umwana wanjye se none sinamwishe sinakoze ibyo wansabye wamuvunaguye ariko ni wowe uri inyuma y'ibi bintu byose kweli ibi byose niwo biri inyuma ku buryo bageze naho bangira gutya ahubwo sha wowe ni wowe ugenda muri uru rugo koko nakuze hano habaye iki ahubwo si wowe hano wazi gute uyu ni umugore wanjye uyu ni sheri wanjye ni fiance wanjye urabizi ko ndi gupanga ubukwe ariko ntiwamunyeretse no wowe hano uhari nkandi ubundi uri hano nkandi wagombaga kumunyereka mwana wanjye aha ni iwanjye reba ukuntu amaboko yanjye yabaye urabona ukuntu usa hejuru y'ibibiri icyo ni misiyo nahawe nimundenganye reka nkwereke ibi bintu reka mbisobanure muze kugira ngo abantu bave mu gihirahiro njyewe muze urabyibuka mu cyumweru gishize warampamagaye kuri telefone urambwira uti genda undebera umuntu uzengereza uriya musheri wanjye kuba ari umuhungu wawe njye ntabyo nzi ngo sheri wawe urumva sheri we nyine si ubwo ntabwo ubyumva wowe yamaye misiyo bro njye ndaza nkora akazi ariko reba atangiye kungera umusazi papa nta soni ngo sheri wawe fiance wanjye waramunyeretse se ibi byose niwe uri kubikurikirana uri inyuma y'ibi ngibi byose kugeza naho bangize gutya umwana wawe nimwe abana mushaka abafiance ibi byose niwe biri inyuma kugeza aho mbaye gutya ntabona nibizi mwana wanjye ese ubundi ubwo yabaye atari umwana wawe ubundi ufite uburenganzira bwo kwica umuntu ngo nukore ko arimo arantereta webye ngibyo birakureba ngende umukobwa wawe ntabwo ufite uburenganzira bwo gushaka agirangira urugo rwanjye kwecura umusaza mubi kugeza aho bangira gutya kugeza aho mba gutya bose njye nabikubwiye ariko umusheri wawe fiance wanjye y'abashoferi ibintu nabikubwiye mbwira nabi nyine ni ikintu mubwira wabonye ingaruka uratereta umwana ungana n'umwana wawe none dore wari ugeze naho ujya kwica umwana yari agiye kubigenderamo ko ufite umugore bose wakomeje umugore wawe bose ariko njye nabikubwiye ntabwo nzi kumeze gutya ariko ubundi sheri ibintu papa avuga ni ibiki ibi ni ibiki uri kubera hano ntabwo mbizi abishoboka utabizi ndagira undi ndashaka kumbwiza ukuri muziranye gute papa muziranye gute tujye tuziranye bisanzwe gute bisanzwe gute wari ubizi ntabwo nari nzi ko ashobora kwica umuntu ntabwo nari mbizi hasi bro icyo utumva ni iki nyine wowe papa wawe atereta uyu mukobwa ni wari ubigendeyemo ariko njye simukunda kubera iki nta cyubahiro ufite kwanza mwese muri kimwe
mwese mumeze kimwe kugeza uteretwa n'umuntu ufite imvi zingana gutya nawe ugatereta umwana ubyaye nta soni ntabwo ushaka kugira ikintu ngera kuvuga ntabwo ushaka kugira ikintu ngera kumvugisha nawe bwawe ndakubonye papa urambabaje kandi ibintu ntabwo bizarangira hano uretse kugenda mu bantu batagufunga je nahamagaye polisi marakumva ibi bintu none se hatagira umuntu usohoka nahamagaye polisi bose urihangana uri ko nagiye mugiye kwica umuntu ngo ceceke kandi bari hano hanze nawe nta hantu mujya ibyo mubimenye nta hantu mujya ushaka kurwana biramureba kurwanya inzego z'umutekano ni kirazira buri wese ahagarara ahari nta kundi ibyo mwigira ngo muri abasore hagira n'uvuga ngo tse bareta bamutwara urebe ingaruka z'ibintu ukoze urebe ingaruka z'ibintu ukoze uburaya bwawe umwana aragiye gupfiramo hajemo kuko iki ni icyaha mwakoze wagambiye kwica watanze akazi ko kwica mwese barabafunga kubera ingaruka zo kutiwa abana bajya kurambagiza ntibavugiye ngo babwire ababyeyi ni ngombwa ko umuntu akubwira ibintu byose cyangwa kwereka kubera iki usuzuguritse kubera iki umva umuntu wese usohoka nenze ko umukobwa asanzwe ukamutereta ariko uracyavuga icyo we boss tuvugisha ukuri kwiyo umuntu isuzuguje n'abagaragu bamumenye nk'ubu ufite amagambo yo kuvuga gute witwara gutyo ujya gutereta abana mutangana tureke aba yasa atari n'umukunzi w'umuhungu wawe uyu si umukobwa mu ngoro atangana n'umwana wawe ukambara ubusa imbere y'umwana ubyaye none urimo uranavuga amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ahubwo nibwo bubwa bwe